Shalom ku isengesho ribohora official. Karibu hano ku isengesho ribohora. Tuje gusenga isengesho rigarura inyenyeri yawe yibwe. Ubu nibwo buryo bwonyine ushobora gusenga ukagarura inyenyeri yawe yibwe. Uyu ni uwundi muyoboro dufunguye wo kugira ngo tujye tuwucishaho amasengesho yonyine. Turagusaba rero gukanda subscribe ndetse ujye ukande na share ku bakoresha ururimi rw'igifaransa. Mujye mukanda sabone kugira ngo amasengesho ajye abagiriraho ku gihe. Tubabonye ko ari byiza, tugomba gufungura umuyoboro wihariye ucaho amasengesho gusa. Nyuma yo kwiga ijambo ry'Imana hariya kuri Senga Ubuhoke, aha tuzajya tuhacisha isengesho rijyanye n'ibyo tuba twigishije. Ni amasengesho azajya aca aha ngaha. Imana rero iguha umugisha. Isengesho tugiye gusenga rero ni isengesho rigarura inyenyeri yawe. Nk'uko bisanzwe rero, ntabwo buri sengesho ryose rigomba gutangizwa n'ijambo ry'Imana, kuko isengesho rero rigomba gutangizwa n'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ari ryo mucyo, ari ryo duhagararaho. Biravuga ngo igihe kirageze cy'uko abasenga Data bamusenga mu mwuka no mu kuri, kandi ijambo ry'Imana ni ryo kuri. Tugomba gukora isengesho rigize gute? Rimurikiwe n'ijambo ry'Imana cyangwa ritangijwe n'ijambo ry'Imana. Reka rero dusome umurongo tugiye gusengeramo. Umurongo tugiye gusengeramo tugarura inyenyeri zacu. Tugiye gusengera muri uyu murongo w'umubwiriza igice cya 3 n'umurongo wa 15. Handitswe yuko ikiriho cyahozeho na kera, kandi ikizabaho cyahozeho uhereye kera, kandi Imana yongera kugarura ibyakuweho. Tugiye gukora isengesho rigarura ibyakuweho. Ijambo rivuze yuko ikiriho cyahozeho kera, kandi kizabaho cyahozeho uhereye kera, ngo kandi Imana yongera kugarura ibyakuweho. Aka kanya wizere ko ugiye kugarura iyo nyenyeri yawe yari yarakuweho, iyo wari warambuwe, iyo wari warajyanywe, ukisanga mu bibazo, ukisanga mu gukora ntibigende, warambagizwa bakagenda, yewe umubiri wawe ugahora urwaragurika. Twabonye yuko iyi nyenyeri y'amagara meza iyo yajyanywe, iyo yakozweho, iyo wayibwe, indwara zikwisukaho bya hato na hato, z'abadayimoni, izisanzwe zigenda zikwisukaho uko bukeye n'uko bwije. Iyo watwawe inyenyeri y'ukuboko kwiza, urakora bikanga, wanateka ukabeshya, ikintu cyose ukoze kikaba kibi. Ubwo rero iyo watwawe inyenyeri y'igikundiro, abantu barakwanga, abantu bakakuvaho nta mpamvu. Iyo watwawe inyenyeri y'ubwenge, niba ari umwana watwawe inyenyeri y'ubwenge, atangira kugenda asubira inyuma. Yarabaga wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, ugasanga atangiye gukubita mu ba 30. Yaragizanaga amanota meza, akazana nk'amanota nka 80, 90, ugasanga yatangiye kuza muri za 50. Ujye umenya ngo kabaye. Rero tugiye kwizerera muri iki cyanditswe kivuga ngo kiriho cyahozeho kera, kandi kizabaho, ikizabaho cyahozeho uhereye kera, kandi Imana yongera kugarura byakuweho. Iyo nyenyeri y'umwana wawe igaruke mu izina rya Yesu Kristo. Tangira rero dusengane nawe, winginge Imana, twinjire mu mwuka, tugarure inyenyeri yawe. Niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Usenga wese agomba kwizera isengesho. Isengesho ni umuti. Maombi ni dawa. Unapoamini dawa, unapoamini maombi, Mungu anajitokeza kwako. Reka dutangire dusenga. Vuga uti: Data wa twese uri mu ijuru, nsabye imbabazi z'ibyaha byanjye ndetse n'ibicumuro byanjye. Ibyaha byose nakoze mbisabiye imbabazi. Amaraso Yesu Kristo yuhagira umutima wanjye, yuhagira ubwenge bwanjye. Ngwino weza akanwa kanjye, ngwino weza ururimi rwanjye, ngwino weza ubwenge, imyumvire, imitekerereze. Imbabazi zawe Yesu Kristo
zitwikira ubugingo bwanjye. Handitswe yuko hahirwa ababariwe ibicumuro byabo, ibyaha byabo bigatwikirwa. Mbabarira ibyaha byose nakoze byatumye inyenyeri yanjye yibwa. Mbabarira ibyaha byose nakoze byatumye Satani anyambura, akanyiba, akantwara ibyo wari warampaye. Mu izina rya Yesu Kristo, imbabazi zawe zambara umutima wanjye, imbabazi zawe zambara ubugingo bwanjye, zambara ubwenge bwanjye, zambara njye w'umwuka, zambara njye w'umubiri. Wirengagize Mwami ibicumuro byanjye, wirengagize Mwami ugukiranirwa kwanjye. Yewe Yesu Kristo wacumitiwe ibyaha byanjye, igihano kimpesha amahoro cyari kuri wowe. Uyu munsi wa none kubw'ubuntu bwawe, kubw'imbabazi zawe, ntumpane mu binyoshya, ngwino unkize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari icyawe. Uwiteka ndengera, ngirira imbabazi, sibanganya gukiranirwa kose guca mu magambo mvuga, sibanganya gukiranirwa ko mu byo nibwira, ko mu byo ntekereza, ko mu byo ndeba. Uwiteka ongera ungarukeho, ngarukira Mwami. Handitse yuko nitukugarukira n'imitima yacu naho uzatugarukira. Uyu munsi ndakugarukiye, ngarukira Uwiteka kubw'ubuntu bwawe, ngarukira Uwiteka, ngarukira mubyeyi mwiza, ngarukira Imana ishobora byose, ngarukira Imana yo kwizerwa, ngarukira Imana yandemye, wowe wanteranyirije mu nda ya mama. Uwiteka ukandema nta mwana w'umuntu ugishije inama, kandi Uwiteka ntawe wabashe kubaza, ukamanura mu isi. Uwiteka wamanuriye mu isi, umfiteho umugambi. Sinshidikanya ko wanyohereje mu isi ngo nyibabariremo, ahubwo wanyohereje mu isi ngo ngubwe neza, nsohoze umugambi wawe w'icyatumye undema. Aya masaha ndi imbere y'amaso yawe, ndagutakira, ndaguhamagara, ndagutabaza kubw'inyenyeri yanjye umwanzi yanyibye. Mu izina rya Yesu Kristo, Uwiteka ngarurira inyenyeri y'igikundiro, ngarurira inyenyeri yo kwemerwa, ngarurira inyenyeri y'amagara meza, ngarurira inyenyeri y'ubutunzi. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, Uwiteka ngarura inyenyeri y'ubutunzi. Mu izina rya Yesu Kristo, Uwiteka ngarura inyenyeri y'igikundiro. Mu izina rya Yesu Kristo, Uwiteka ngarura inyenyeri y'amagara meza. Mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, Uwiteka ngarurira inyenyeri y'ukuboko kwiza. Mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, Uwiteka ngarurira inyenyeri y'ubwenge. Mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, ndi mu mwuka. Umuntu wese ukoresha inyenyeri yanjye ndayimunyaga. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo ninjiye mu mwuka, mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Ndabohoza inyenyeri yanjye, ndabohoza igikundiro cyanjye. Mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Ijambo ryawe rivuze yuko ikiriho cyose cyahozeho kera kandi kizabaho, cyahozeho uhereye kera kose. Kandi wowe Uwiteka Imana wongera kugarura ibyakuweho. Aya masaha inyenyeri yanjye y'igikundiro yari yarakuweho, ikajyanwa n'abana b'umwanzi, n'abana b'umwijima, bikanteza ingaruka yo kwisanga ndi muri ibi bibazo. Aya masaha Uwiteka kubw'imbabazi zawe, kubw'urukundo rwawe, mu izina rya Yesu Kristo waravuze ngo dusabe tuzahabwa, dukomange tuzakingurirwa. Kandi waravuze ngo ninsabe kugira ngo umunezero wanjye ube wuzuye. Ngarurira Uwiteka ibyanjye byose nanyazwe. Mu izina rya Yesu Kristo
inyenyeri yanjye nanyazwe ndi mu byaha, ndi mu bujiji, ndayibohoza mu izina rya Yesu Kristo. Wanyenyeriwe y'igikundiro, ngarukira mu izina rya Yesu Kristo, ngarukira mu izina rya Yesu Kristo. Ninjiye mu mwuka, ndahangana n'umuntu wese ukorera ku nyenyeri yanjye yatwawe mu isi ya kirozi, yatwawe mu bitotsi, tsinzira yashyizweyo ikajyanwa biciye mu nzozi, biciye mu byaha, kwa jina la Yesu wapfuye akazuka. Iyi nyenyeri y'amagara meza ndayibohoza, ndayigaruza katika jina la Yesu. Nahanze uburwayi bwanyisukagaho bwa hato na hato bitewe n'inyenyeri y'amagara meza. Umwanzi yanyibye, yewe wa mwanzi we winyishima hejuru, ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo, ndekurira inyenyeri y'amagara meza, ndekurira inyenyeri y'amagara meza. Va ku magara yanjye, va ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Mu izina rya Yesu Kristo mwami w'abami ukinga ntihagire ucingura, va ku buzima bwanjye, va ku buzima bwanjye. Handitswe yuko niturwanya Satani azaduhunga, nitwegera Imana zanyegera. Wa mwuka we wa Satani wanyibye inyenyeri, yirekure mu izina rya Yesu, yirekure mu izina rya Yesu Kristo. Ndakurwanyije, va ku buzima bwanjye, va ku magara yanjye, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu wapfuye akazoka. Ndekurira inyenyeri, ndekurira inyenyeri, ndekurira inyenyeri, rekura inyenyeri yanjye y'igikundiro, rekura inyenyeri yanjye y'ukuboko kwiza, rekura inyenyeri yanjye mu izina rya Yesu Kristo yo kwemerwa, rekura inyenyeri yanjye y'ingendo mu izina rya Yesu Kristo, rekura inyenyeri yanjye y'ingendo, rekura inyenyeri yanjye z'ingendo mu izina rya Yesu Kristo, rekura inyenyeri yanjye y'ubucuruzi, rekura inyenyeri yanjye katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu yo kuvuga nkumva, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu ndabohoza inyenyeri yo kuvuga nkumvirwa mu izina rya Yesu Kristo. Yewe wa mwanzi we w'ibyinyenyeri yanjye yo kuvuga nkumvirwa, ndakuvuma mu izina rya Yesu Kristo. Ninjiye mu mwuka, mu isi y'umwuka, mu isi y'umwuka, mu isi y'umwuka, nkurikiranye umuntu wese ukorera ku nyenyeri yanjye yo kuvuga nkumvirwa. Aka kanya akaba ari uvuga akumva, ngewe nkaba nta muntu nabwira ngo nyumve bitewe n'inyenyeri yanjye. Umwanzi yanyibye, ndi mu mwuka ndayibohoza, ndi mu mwuka ndayimunyaga. Bahari umukobwa uyikoreraho ndayimwambura mu izina rya Yesu Kristo. Bahari umugabo ndayimunyaga, ndayibohoza mu izina rya Yesu Kristo. Mu mbaraga z'umwuka wera ndabohoza ukuboko kwiza mu isi y'umwuka no mu isi bifatika, ukorera ku nyenyeri yanjye y'umwami w'abami y'ukuboko kwiza, akaba arimo arakoresha ukuboko kwanjye mu nyungu ziwe. Mwambuye ukuboko kwanjye mu izina rya Yesu Kristo, mwambuye ukuboko kwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Komeza usenge, injira mu mwuka, hamagara ukuboko kwawe kwiza mu izina rya Yesu Kristo. Aturuvugute buri muntu wese ufite ukuboko kwanjye akaba gukoresha mu nyungu ze mu buryo bwa kirozi. Mwambuye ukuboko kwanjye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Aturuvugute buri muntu wese ukoresha isura yanjye, ishusho yanjye mu isi ya kirozi, akanyungukiramo akoresheje isura yanjye. Ndamunyaga inyenyeri y'isura yanjye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Aturuvugute buri muntu wese ukorera ku nyenyeri y'igikundiro cyanjye, akaba akunzwe hano mu isi, akaba akunzwe n'abantu benshi kubera igikundiro cyanjye yatwaye agihawe n'abadayimoni. Ndacimunyaga mu izina rya Yesu Kristo, ndacimunyaga mu izina rya Yesu Kristo. Igikundiro cyanjye ndakireka ipera, ndakigarura mu izina rya Yesu Kristo wambwe gapfa kazuka. Aturuvugute buri muntu wese ukorera ku nyenyeri y'amahirwe yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Mwambuye amahirwe yanjye mu izina rya Yesu Kristo, ndayareka ipera, ndayagarura mu izina rya Yesu Kristo. Aturuvugute buri muntu wese ukora isafari, ufite amasafari menshi cyane hano mu isi bitewe n'inyenyeri yanjye y'isafari yatwaye, ndayimunyaga
mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa kazuka. Yesu Kristo garura inyenyeri yanjye. Yesu Kristo kubw'imbabazi zawe ibyo nanyazwe byose ndabibohoza ndabizana mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ndabohoza inyenyeri y'ubwenge, ndabohoza inyenyeri y'amaso, kureba kure, kumva vuba. Mbohoje inyenyeri yo kumva vuba no gusobanukirwa ibyo numva mu izina rya Yesu Kristo. Komeza usenge niba ruzi yuko kumva kwawe no gusobanukirwa kwawe bigoye, menya neza yuko bagutwaye inyenyeri yo kumva no gusobanukirwa. Kubw'ibyo rero bohoza iyo nyenyeri, hamagara iyo nyenyeri, yihamagare irakugarukira. Vugute mu izina rya Yesu Kristo. Ye wa muntu we ufite inyenyeri yanjye wumva vuba ibintu ariko bitari byawe, inyenyeri yanjye ariyo wumviraho, ariyo ukoresha, ndayikunyaga, ndayikwambura mu izina rya Yesu Kristo. Ndayikwambura mu izina rya Yesu Kristo. Ndayikwambura mu izina rya Yesu Kristo. Aturuvugute ye wa muntu we ukoresha inyenyeri yanjye yo kwakira, ukaba wakira mu cyimbo cyanjye naribwe. Kwakira kwanjye uyu munsi ndakwambura, ndakunyaga iyi nyenyeri yo kwakira mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Aturuta Mwami Yesu uyu munsi wa none ngarura inyenyeri yanjye yo kwakira abana b'umwijima banyibye, bansahuye mu izina rya Yesu Kristo. Ndayibohoza inyenyeri y'ubutunzi, ndayibohoza mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ndayibohoza iy'ubutunzi, ndayireka ipera, ndayigarura mu izina rya Yesu Kristo, kuko ijambo ryavuze yuko icyakuweho cyongera kugaruka mu izina rya Yesu. Ndabohoza, ndagarura ibyatwawe n'abarozi, ibyatwawe n'abapfumu, ibyatwawe n'abakonikoni, ibyatwawe n'imizimu n'amajini, ndabigarura. Mugisha wanjye, nyenyeri yanjye zatwawe n'amajini n'amizimu n'amadayimoni, ndabigarura kuboko kwanjye kwiza mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Atura ngo ndagarura ukuboko kwiza, atura ngo ndagarura ikiganza cyanjye, atura ngo ndagarura ikiganza cyanjye. Hari abantu usanga baba bafite mu maso h'igikundiro, iyo umwanzi yahagutwaye utangira kugenda wangirika. Atura ngo ngaruye mu maso hanjye y'igikundiro, atura ngo ngaruye mu maso hanjye habengerana mu izina rya Yesu Kristo. Atura ngo ndagarura mu ishusho yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu usanga baba bafite akarimi keza, yani avuga amagambo amusohoka mu kanwa kiwe ukumva araryohereye, wakomeza kuyumva. Iyo nayo ni inyenyeri. Niba rero kano kanya iyo nyenyeri wari uyifite yaragiye, tangira uyigarure. Garura inyenyeri y'ururimi rwiza mu izina rya Yesu. Atura ngo ndagarura inyenyeri y'ururimi rwiza, ndagarura inyenyeri y'ururimi rwiza mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ndagarura inyenyeri y'ururimi rwiza, ndagarura inyenyeri y'ururimi rwiza mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu usanga baba bafite inyenyeri yo gutekereza vuba cyane. Ni ukuvuga ngo uwe ukajya kuvuga icyo ugiye kuvuga yamaze kubona igisubizo cyacyo. Iyo nayo ni inyenyeri umuntu Imana iba yaramwihereye. Garura iyo nyenyeri yawe mu izina rya Yesu. Afuturuti ndagarura inyenyeri mu izina rya Yesu Kristo yo gutekereza vuba nkabona igisubizo mu izina rya Yesu Kristo, 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 mu izina rya Yesu Kristo. Garura inyenyeri y'urubyaro rw'umugisha, garura inyenyeri y'urubyaro rw'umugisha, garura inyenyeri yo kwakira, garura inyenyeri y'ingendo, garura inyenyeri y'ubucuruzi, garura inyenyeri y'ubworozi. Ubaye nkurikirana muri iki gihe cya none, warajyaga worora bigakunda, muri iki gihe cya none ukaba worora bikanga, amatungo agapfa, menya yuko inyenyeri yawe y'ubworozi yagiye. Garuza iyo nyenyeri mwiza Yesu. Ndabohoza iyo nyenyeri, ndakubohoreza iyo nyenyeri, ndakubohoreza iyo nyenyeri y'ubworozi mu izina rya Yesu Kristo. Ndakubohoreza iyo nyenyeri y'ubworozi mu izina rya Yesu Kristo. Wari umuporotisiye mwiza, uri
umuntu ubona yuko koko ufite icyerekezo, aka kanya umaze kwangirika, garura inyenyeri ya politike izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Wari umuyobozi, inyenyeri y'ubuyobozi bwawe barayiba, atura kwigarutse mu izina rya Yesu Kristo, atura kwigarutse, atura kwagaruye inyenyeri y'ubuyobozi bwawe mu izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Ndabahoza inyenyeri y'ubuyobozi bw'uyu muntu yatwawe, ndayigusubiza mu izina rya Yesu, ndayigusubiza mu izina rya Yesu Kristo, ndayigusubiza mu izina rya Yesu Kristo. Wari ufite inyenyeri yo kubaka urugo, mbere na mbere wumvikanaga n'umugabo wawe, wonyumva wajyaga wumvikana n'umufiyansi wawe, aka kanya ntimuhuza, aka kanya ntimwumvikana. Ni ukuvuga ngo rero hari inyenyeri yawe yakozweho y'urugo, ibohoze mu izina rya Yesu Kristo, bohoze iyo nyenyeri y'urugo, bohoze iyo nyenyeri y'urugo mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusubiza inyenyeri yawe y'urugo, ndagusubiza inyenyeri yawe y'urugo mu izina rya Yesu Kristo. Uwayikunyaze wese, uwayikwibye wese, katika jina la Yesu ndarekura inkoni y'Imana, nakubita inkoni y'Uwiteka, nakurekurira mu izina rya Yesu Kristo inyenyeri y'urugo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ndabohoza iyo nyenyeri yo kugurisha, inyenyeri yo kugurisha ni kugaruka mu izina rya Yesu Kristo. Uri umuntu ushyira ibintu ku isoko, wajya gushyira ibintu ku isoko bikagurwa vuba cyane, ariko kano kanya kugurisha byabaye ikibazo. Ndagaruza inyenyeri yo kugurisha, ni kugaruka mu izina rya Yesu, ni kugaruka mu izina rya Yesu, ni kugaruka mu izina rya Yesu Kristo, ni kugaruka mu izina rya Yesu Kristo. Iyo ngiyo wibwe, mpagaze muri iki cyanditswe kivuze yuko katika jina la Yesu mu mubwiriza 3:15 ikiriho cyahozeho kera kandi cyahozeho herekera kose, kandi Imana yongera kugarura ibyakuweho, kuko handitse ko Uwiteka yongera kugarura ibyakuweho. Ibyo wari warakuweho ndabikugarurira mu izina rya Yesu, ndabikugarurira mu izina rya Yesu Kristo. Ndakugarura ubwenge wa muntu we mu izina rya Yesu Kristo. Iyi nyenyeri y'ubwenge ni kugarukire, iyi nyenyeri y'ubwenge ni kugarukire kwa jina la Yesu. Wari warayikwibye ndamufata mu mwuka, ndamuboha mu izina rya Yesu Kristo. Munyaze inyenyeri yawe yari yaragukuyeho kwa jina la Yesu. Subirana inyenyeri yawe igikundiro, subirana inyenyeri yawe kwemerwa, acira inyenyeri yawe kwemerwa mu izina rya Yesu Kristo, acira inyenyeri yawe igikundiro mu izina rya Yesu Kristo, acira inyenyeri y'isafari mu izina rya Yesu Kristo, acira inyenyeri yo gucuruza mu izina rya Yesu Kristo, acira inyenyeri yo kugurisha mu izina rya Yesu Kristo, acira inyenyeri yawe yo kuranguza, acira inyenyeri yo kujya mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, acira inyenyeri yawe kwa jina la Yesu y'ubuhanuzi, acira inyenyeri yawe kuvuga ubutumwa, acira inyenyeri yawe kwigisha mu izina rya Yesu Kristo, acira inyenyeri yawe y'urubyaro mu izina rya Yesu Kristo, acira inyenyeri yawe y'urubyaro mu izina rya Yesu Kristo, acira inyenyeri yawe yo kujya inama mu izina rya Yesu Kristo, acira inyenyeri yawe y'ubwenge mu izina rya Yesu Kristo, acira inyenyeri yawe y'ubwenge mu izina rya Yesu Kristo, acira inyenyeri yawe yo kubona vuba, kubona mu izina rya Yesu. Hari abantu baba bafite inyenyeri yo kubona, akaba yakubona agahita avuga ati umuntu ni umwesikoro, kandi ko kugasanga ntiyibeshye, umuntu arondoye mu bwesikoro akaba mubonyemo. Acira iyo nyenyeri yo kubona kwa mu izina rya Yesu, ari yo nyenyeri yo gushishoza ndayibohoza ni kugarukire mu izina rya Yesu Kristo. Iyo nyenyeri yo gushishoza ndayikugarurira mu izina rya Yesu Kristo. Uwayikwibye wese nayirekure mu izina rya Yesu Kristo, nayirekure mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Wabambwe agapfa kazuka, Uwiteka Imana igira neza. Ngaho reka abantu bawe Mana muri iri sengesho ibyo banyazwe byose bibagarukire mu izina rya Yesu. Ndakwatura kugira ngo icyo wari waranyazwe cyose kugarukire mu izina rya Yesu, kugarukire mu izina rya Yesu Kristo, kugarukire mu izina rya Yesu Kristo. Wowe wafataga amafaranga akaguca mu myanya y'intoki, ni ukuvuga ngo wibwe inyenyeri y'ubutunzi, wibwa niyo kwacira. Ndagutegeka kugira ngo uyu mwuka wari warakwibye inyenyeri y'ubutunzi ukurekure mu izina rya Yesu. Y'ubutunzi, inyenyeri y'ubutunzi wari waribwe ni kugarukire mu izina rya Yesu Kristo. Wayikwibye nakubitwe n'amaraso Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo rimushenye. Imbaraga z'umwuka wera zimugwe gitumo. Rekura muntu we inyenyeri y'ubutunzi bw'umuntu, rekura muntu we wamurozi we, rekura murozi inyenyeri y'ubutunzi bw'umuntu, rekura murozi inyenyeri y'ubutunzi bw'umuntu. Fire kwa jina la Yesu, fire kwa jina la Yesu Kristo, fire kwa jina la Yesu Kristo. Ndatura ngo mwami w'abami uhereye kano kanya iyo muntu
agarurirwa ibyiwe byose yanyazwe katika jina la Yesu. Uyu musore agarurirwa ibyo yanyazwe, uyu mugabo agarurirwa ibyo yanyazwe, uyu mukobwa agarurirwa ibyo yanyazwe, ibyo yibwe byose ndatura ngo bimugarukire kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wapfuye akazuka ndatura ngo uyu muntu abohoke, ndatura ngo uyu muntu akire muri iri sengesho mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muntu yakire igitangaza cye, uyu muntu yakire kubohoka kwe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Dayimoni bari baramujugunyiye, dayimoni bakujugunye inyatsi ndaye kwirukana mu izina rya Yesu Kristo. Yewe mudayimoni w'inyatsi wajugunywe kuri uyu muntu nyuma y'uko uyu muntu yambuye inyenyeri y'ubutunzi agasigirwa inyatsi kwa jina wanyatsi ndakuvuma, va ku buzima bwe mu izina rya Yesu, va ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo, va ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Senya umwuka w'inyatsi, ubwira ukure kure, ubwira ukure kure. Atura ngo ndekura umwuka w'inyatsi we, atura ngo ndekura umwuka w'inyatsi we, atura ngo wamuzimu ndekura, atura waginiwe ngo ndekura, atura uribwire ngo ndekura waginiwe mu izina rya Yesu. Bwira iryo gini rikure kure mu izina rya Yesu Kristo. Bwira uwo mudayimoni akure kure mu izina rya Yesu Kristo. Bwira uwo mudayimoni akure kure ukuboko kwakira mu izina rya Yesu Kristo. Bwira uwo mudayimoni akure kurira amafaranga mu izina rya Yesu Kristo. Bwira uwo mudayimoni akure kurira igikundiro mu izina rya Yesu Kristo. Mutegeka arabyumva. Ijambo rivuga yuko ibimenyetso n'ibitangaza bizagumana n'abiza ariko tuzirukana abadayimoni. Tegeka uwo mudayimoni araguhunga. Bwira uwo mudayimoni akuveho. Bwira iyo dayimoni inyatsi kuveho. Bwira iyo dayimoni icyangire kuveho. Bwira icyo cyangiro kisenyuke ku buzima bwa mu izina rya Yesu Kristo. Bwira uwo mudayimoni afite amatwi arumva. Mu isi y'umwuka nta kintu kitumva. Mu isi y'umwuka n'igiti kirumva, ubutaka bukumva, umuyaga ukumva, inyanja ikumva. Yesu yavuganye n'inyanja irumva, arayibwira ngo wanyanja we hosha irahosha. Yesu yavumye igiti kirumva. Hari umwuka uri kukumva, ubwire ngo wa mwuka w'inyatsi we mvaho. Mubwire ngo mvaho wanyatsiwe, mvaho wanyatsiwe mu izina rya Yesu Kristo, mvaho wanyatsiwe mu izina rya Yesu Kristo. Yubwire ngo shakongoka, va ku biganza byanjye, va ku maguru yanjye, va ku bwonko bwanjye. Hari abantu usanga baba bafite inyatsi yo mu bwonko. Tegeka iyo nyatsi yo mu bwonko ikure kure mu izina rya Yesu. Yibwire ngo wanyatsiwe, fata ku mutwe wawe, fata ku mutwe wawe. Numara gufata ku mutwe wawe, ubwire iyo nyatsi ngo mu izina rya Yesu ye wanyatsiwe, va mu mutwe wanjye mu izina rya Yesu Kristo, va mu mutwe wanjye mu izina rya Yesu Kristo, va ku bwonko bwanjye mu izina rya Yesu Kristo, va ku bwonko bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu bafite inyatsi yo mu bitekerezo. Ugira igitekerezo ejo ugasanga cya gitekerezo wari ufite cy'umugisha cyakukuwemo, cyagusibwemo. Hari inyatsi bayagitwaye. Garura icyo gitekerezo cy'umugisha ikinyatsi yagutwaye. Vuga uti mu izina rya Yesu, ufashe ku mutwe, ndagaruza ibitekerezo by'umugisha muri nge mu izina rya Yesu Kristo. Ndagaruza ibitekerezo by'umugisha muri nge mu izina rya Yesu Kristo. Ye wanyatsiwe, va ku buzima bwanjye. Ngaruje inyenyeri yo gutekereza y'imishinga mu izina rya Yesu Kristo. Wewe uribwa imishinga, wajya kugira imishinga muri wowe ikabiri ari nyinshi mu mutwe wawe, ariko aka kanya nta ubona amafaranga, ntugire igitekerezo cyo kuyakoresha. N'aka kanya niwagutungura ngo waguha amafaranga wakora iki, ugasanga wapi ntacyo utekereza. Bagusahuye iyo nyenyeri y'ubitekerezo. Ndabohoza inyenyeri y'ubutekerezo ni kugarukire mu izina rya Yesu, ni kugarukire mu izina rya Yesu. Ngaho nawe komeza uyibohoze, komeza ubohoze ibitekerezo by'ubutunzi muri wowe, bohoza ibitekerezo by'ubutunzi muri wowe, bohoza ibitekerezo by'ubutunzi muri wowe. Atura ngo ndabohoza ibitekerezo by'ubutunzi mu izina rya Yesu Kristo. Atura ati ndabohoza ibitekerezo by'ubutunzi mu izina rya Yesu Kristo. Komeza usenge, komeza usenge, wirambirwa mu mwuka. Abanyamwete nibo bahabwa umugisha. Ijambo riravuga ngo isengesho ry'umukiranutsi rigira umumaro iyo asenganye umwete. Komeza usenge, bohoza ubwo butunzi, bohoza iyo modoka, bohoza iyo nzu, bohoza ayo mafaranga, bohoza inyenyeri igusingiriza ubutunzi, bohoza inyenyeri igusingiriza kwemerwa, bohoza inyenyeri y'ingendo, bohoza inyenyeri yawe yigarure, inyenyeri yawe yigarure. Ushobora kuba uri kunyumva, wowe inyenyeri yawe uyifite ahubwo yarazimye, yicane mu izina rya Yesu. Atura ngo ndacana inyenyeri yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Inyenyeri yanjye ndayicana, iyo igikundiro ndayicana mu izina rya Yesu Kristo, iyo kwemerwa ndayicana mu izina rya Yesu Kristo, iyo umwanzi yashatse kuzimya ndayicana mu izina rya Yesu.
Kristo, ndayicana mu izina rya Yesu 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 Kristo, ndayicana. Ndacana inyenyeri y'ukuboko kwiza, ndacana inyenyeri y'ukuboko kwiza mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, mu izina rya Yesu Kristo kinga ntagire ucingura. Turakucanya inyenyeri yawe, turakucanya inyenyeri y'ubucuruzi ugiye kugaragara mu ruhando rw'abacuruzi, turakugaragaye mu ruhando rw'abacuruzi, turakugaragaye mu ruhando rw'abarimu bakomeye mu izina rya Yesu Kristo. Turako niba uri kunyumva uri umupolitisiye, turako inyenyeri yawe ya politiki igarutse kandi icanye mu izina rya Yesu Kristo, igiye kugaragara mu ruhando rwa politike. Turako niba ufite unyumva uri umusirikare, turako inyenyeri yawe y'igisirikare icanye mu izina rya Yesu, igaragaye. Niba uri umusirikare uri umusirikare, inyenyeri yawe ikaba yarazimye, hazazamurwa abandi bagende bahabwa amapeti, bazahabwa amapeti, wowe usange ntabwo uzamuka, ukora imyaka 5 gutyo utazamuka, bagenzi bazamuka. Kubera iki? Hari inyenyeri yawe yatwikiriwe irazima. Atura ngo inyenyeri yanjye yo muri iki gisirikare ndayicana mu izina rya Yesu Kristo. Niba uri umupolisi nawe ariko bimeze, atura ngo inyenyeri yanjye y'upolisi ndayicanye mu izina rya Yesu Kristo, nigaragarira abayobozi banyobora banzamura. Iyo nyenyeri yawe yagaragaye ikagaragarira abayobozi bawe, barakuzamura, baragupromotinga. Ariko iyo abarozi bayitwikiriye, ubona abandi babazamura, wowe ugahera aho uri. Atura ngo inyenyeri yanjye y'igisirikare ndayicanye, ndayicanye mu izina rya Yesu Kristo, ndayicanye mu izina rya Yesu Kristo. Igipolisi ndayicanye mu izina rya Yesu Kristo. Komeza usenge, komeza usenge. Niba uri umucuruzi, inyenyeri yawe igatwikirwa, abaguzi bazajya baza bakunyureho, batambuke bigendere gutyo. Kubera iki? Inyenyeri yawe y'ubucuruzi barayitwikiriye. Ndayitwikura mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo inyenyeri yawe yake, ndatura ngo inyenyeri yawe yake mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Niba uri umukobwa ukeneye kurambagizwa, ukeneye gushakwa, iyo nyenyeri yawe yatwikiriwe, nta wakurambagiza kuko iratwikiriwe. Abakubwira bose baba bakeneye sex, nta kindi. Ukutereta azaza akubwira ibya sex gusa, ntabwo ashobora kukubona nk'umukobwa wakuba ku rugo, ntabwo ashobora kukubona nk'umukobwa waba umudamu uba ku rugo. Niba uri umusore ukeneye gushaka, inyenyeri yawe y'urugo barayitwaye cyangwa barayijimije, ukubona wese akubona nk'ikirara, akabona yuko utavamo umugabo muzima. Hanyuma umukobwa wese muzima ufite ibitekerezo bizima akakubenga kuko ababona ugaragara nk'ururara. Mu izina rya Yesu Kristo ndakwambura icyo kimaske cy'uburara mu izina rya Yesu Kristo. Iyo umwanza gutwaye, inyenyeri yawe kwambika iyindi shusho itari yawe, urwo rumaske rw'ururara ndarukwambura mu izina rya Yesu Kristo, ndarukwambura mu izina rya Yesu Kristo. Nugaragare nk'umusore wakuba ku rugo kandi ukavamo umugabo mwiza. Wa mukobwa nugaragare nk'umukobwa mwiza wakuba ku rugo, ukaba umudamu mwiza uzi kurera abana kandi ufite ubwenge bwuba ku rugo mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo ibitangaza bikoreke kuri uyu muyoboro katika jina la Yesu Kristo. Wisengesho ribohora, iri sengesho nirikubohore, ndatura ngo rikubohore, ndatura ngo rikugarurire inyenyeri yose yawe wari waranyazwe ndetse yari yaratwikiriwe. Ndatura ngo yongere kwaka, ni yake mu izina rya Yesu, ni yake mu izina rya Yesu Kristo, ni yake mu izina rya Yesu Kristo. Nibonwe n'abantu b'umumaro, nibonwe n'abantu. Inyenyeri ya Yesu yaje kugaragarira abahanga. Abahanga bazana amaturo, abahanga bamuzanira ubutunzi. Iyi nyenyeri yawe yagaragaye, amafaranga aza nta kibazo. Abantu bazima b'umumaro baza kugushigikira, baza kugufasha. Ndatura kano kanya mu izina rya Yesu Kristo ngo inyenyeri yawe igaragare kuba komeye, baze bakushigikire, igaragare kuba komeye, bavuye mu bihugu bitandukanye, baze bagufata ukuboko mu izina rya Yesu Kristo. Uri hanze, inyenyeri yawe bakaba barayitwaye, na uzashakisha akazi ukabure. Ndatura kugira ngo inyenyeri y'akazi kawe igaragare mu izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka, reka umugisha w'Imana, umugisha w'Imana. Ndabona ugaruye inyenyeri z'abantu. Hari inyenyeri y'abantu, iyo umuntu igarutse, ugaruriwe inyenyeri yawe, izere ko igarutse. Atura ngo inyenyeri yanjye ndayigaruye mu izina rya Yesu Kristo. Atura ngo inyenyeri yanjye iragarutse, atura ngo inyenyeri yanjye iragarutse mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, nguhaye amashimwe n'icyubahiro ku inyenyeri y'uyu mukobwa igarutse, ku inyenyeri y'uyu mugabo igarutse, ku inyenyeri y'uyu muntu igarutse. Nuhabwe amashimwe, nuhabwe icyubahiro, izina ryo nirihimbazwe ibihe byose bidashira. Amen, amen, amen.
Imana y'amahoro iguhe umugisha, Imana y'amahoro ikugirire neza, wizere muri iri sengesho.